wigira wigira gute? Iri ni ryo jwi uyu mugore yari akeneye. Ntabwo yari akeneye amajwi y'abarira n'abataka gusa n'abamubwira ngo pole, ahubwo yari akeneye ijwi rimuhoza. Oya, ijwi ryawe ribyara imbaraga muri twebwe, izo mbaraga zikadutera kwizera, uko kwizera kukadutera ibyiringiro. Imana yari
korali barakoze, abakorali Shalom, abakorali Wera barakoze, Imana ibahe umugisha, baturirimbiye neza, basoje bavuga akanwa k'umukiranutsi kavuga iby'ubwenge. Imana yacu dufashe kandi Imana itugire neza. Haleluya, haleluya. Twakomeje kugira umugisha w'Imana. Umushyitsi wacu yahageze, reka tumusabe Jeshura dusuhuze ndetse tunatwereke n'umushyitsi yatuzaniye. Tambuka wegere hafi. Yego, Imana ishimwe. Haleluya. Haleluya. Ushimye Imana iduhaye umugisha wo kuboneka na none. Igihe tumaranye iminsi aha, murabizi nitwa Nyandwi Theophile, hanyuma nababwiye ko ndi umugabo. Hari iminsi myinshi twagiye tubana hano muri Nibature, mpagaze imbere yanyu mbabwira ko ndi umusore. Hanyuma igihe byari hafi nabwo sinabihishe, narabibabwiye. Hanyuma rero ndi umugabo. Ishimwe rikomeye. Urabona ko Imana yampaye umugore mwiza. Niko karaka mu mara yanjye, niko kagufa ko mu magufa yanjye Imana yarangiye. Amaze imyaka myinshi ntabona uko mbabwira, ntegereje mbwirwa mu mbande. Bashimira Yesu. Amen. Inyuma yitwa Niyonshuti SP, nabaramutse nawe. Haleluya. Amen. Amen. Barishimye amazina Niyonshuti Esperance, umutware wanjye, nishimiye kubabona. Murakoze. Yego, turabakire mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ababegereye baduhoberere. Yego, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Imana yarakoze, Imana yagize neza, kwemera ukarindira byemeza ubutware. Imana yacu ishimwe. Cyari icyifuzo tubamaranye igihe dusenga Imana, twinginga Imana, ariko isaha yayo, umunsi wayo, byose bikora neza. Tuyiramburira amaboko tuyishimire. Mana waraturinze iminsi yose, wabaye natwe mu wese wabaye ku ruhande rwe. Duhaye Mana igitondo cyiza cy'umugisha, igitondo cy'imbaraga. Mana watuzinduye kuva saa 10, Mana kugeza umwanya turi imbere yawe. Mana turagushimiye ko ari we wabikoze, tukuzamuriye amaboko tugushimira. Mana ababyeyi bari imbere yawe baragushimiye, abagabo baragushimiye. Twese hamwe tunezerewe imbere yawe ko wahabaye, baturinze mu mayira akomeye twanyuzemo, abari mu mibereho, barimo inyamaswa zikaze z'inkazi.
ariko umuntu wese bari ku ruhande rwe izina rye rihabwa icyubahiro. Niyo mpamvu kubw'ibyifuzo dufite muri iki gitondo umuntu wese umugire neza, mubere igisubizo, mubere umutabazi. Oh haleluya haleluya, wahabaye rero kubw'ibyo mwami, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Tugweretse umwigisha ugiye kutugezaho ijambo, ushyigikire imbaraga z'umwuka wera zivugeho, bwiza bw'Imana bumugote, natwe tugiye kumva ijambo, amatwi yacu yafungure, twubike umugana natwe muri iki gitondo. Tugushimiye tugukomera amashyi n'imbabazi zawe. Amashimwe n'icyubahiro ibyicaye kuri hane. Amashimwe n'icyubahiro ibyicaye kuri hane. Amashimwe n'icyubahiro ibyicaye Nyemerere nanone nakire madamu wanjye yigire hino dushimane Imana. Nakira na Fiston na Etienne nabo bigire hino dushimane. Amen. Amen. Urumva mu hantu ngomba gushimira Imana hano Gasave hari. Nimubyuka tubusengera mbere yuko nkora ubukwe nabanje kuza. Navuye hano ku wa gatatu nzakora ubukwe ku wa gatandatu. Muri iyo minsi yose twari tubanye rero, na mbere yaho urabizi ko nari ngarutse iminsi 3, ariko mbere yaho nari nigishije icyumweru. Hanyuma rero urumva n'ubundi ubukwe bwanjye bisa naho nabusengeye amasengesho menshi ndahangaha hano Gasave, kandi icyo cyifuzo nari ngifite, nari mubizi narabibabwiye, ndizera ko mwese twafatanyaga gusenga. Rero ndagira ngo dushimire Yesu wabikoze. Amen. Nari maze igihe kitari gitoya nsengera ubukwe, nageze aho Imana imbwira ngo rekeraho, narabirangije. Amen. Kandi koko igihe yabikoreye nabonye ko ibintu byose yari yararangije kubikora. Mama nejo muri sinabikubwiye turimo tugenda nkubwira ibintu Imana yakoze. Amen. Rero dushima Imana njyewe n'umudamu wanjye ko Imana yadukoreye ubukwe bwiza. Dufatanyije na Fiston ndetse na Etienne, ko Fiston na Etienne bari bahari mu bukwe, mwarabohereje kugira ngo baze babane natwe. Hano Gasave rero mu by'ukuri twabagiriyeho umugisha n'impano twarayibonye turutse Gasave. Ni ukuri dushimiye Yesu wabikoze. Imana yankoreye ubukwe bwiza, sinabona uko mbirondora kubera igihe, ariko reka mvuge wenda umunota umwe gusa. Imana yankoreye ubukwe, inkorera ubukwe burinda burangira nta stress n'imwe mpuye nayo. Kwa kundi bavuga ngo umuntu agiye gukora ubukwe ngo agira stress ngo akananuka bikamucanga, nta stress n'imwe nigeze mpura nayo mu bukwe bwanjye. Icya kabiri, nta nama y'ubukwe nigeze nkoresha ngo mbwire abantu ngo mugerageze dukusanye twegeranye. Ntayo nakoresheje, inama nakoresheje n'iy'abanyamirimo. Ibyo bintu murabyumva. Nigeze gutaha ubukwe bw'umuntu yari mushuti wacu, hanyuma mu nama z'ubukwe yari yakoresheje hari kera, ndabyibuka, bashyiraho n'umuheha na serviette ubizakenera n'isengeri. Mbwira Yesu, ndamubwira nti nuramuka unkoreye ubukwe akaba ari wowe ubukoze, ibi bintu uzaba warabirangije, sinzakore dovi y'ubukwe ngo njye gushyiraho n'umuheha na serviette n'isengeri n'iki n'ibindi ntavuze. Ndayibwira nti reka mbabwire bene data, Imana yankoreye ubukwe ikora ibirenze ibyo nari narasabye. Rero Fiston yari ahari na Etienne yari ahari. Imana yankoreye ubukwe muri dota, abantu bararya ibiryo birasigara muri resebusiyo ntabwo twariye gato gusa yonyine, twariye gato turenzaho n'inkoko, turenzaho n'inyama, turenzaho n'iki. Njya mbona ababosi bakora ubukwe
bukwe hanyuma muri resebusiyo bakarya. Nari naratashye ubukwe tukajya ducura umuheha na seriviyete mu ntoki. Ntabwo mwigeze mutaha bikagarukira imbere, fanta ikagarukira kuba imbere na gati ikagarukira kuba imbere, kandi nabahaye umuheha n'iki na seriviyete, mugategereza mugaheba mukabicyura. Mbwira Yesu, ndamubwira nti nunkorere uzambabarire ntihazagire umuntu ucyura umuheha na seriviyete. Ndabwira nti ubukwe ni ibirori, ni ukwishima, ni ukurya no kunywa. Ndabwira nti gahunda zabe ari ukurya no kunywa. Muvuge ngo amen. Yarabikoze, igaburira abantu bararya baranywa, abantu barishima, ibiryo birasigara. Abatetsi barambwira bati twabicyuye, ibyo kunywa birasigara. Amafanta, hari amaji y'inyange zazindi zigura igihumbi. Umuntu yanywaga icyo ashatse, fanta zarasigaye, abantu bakajya bazicyura muri bwa bucupa bakuyemo amazi. Nene data yakoze ibirenze ibyo nayisabye. Reputasiyo yanjye nayo yanditseho ngo tubasha gukora ibiruta ibyo dusaba, nk'uko imbaraga zayo ziri nyinshi zigize gute zidukoreramo. Yewe umunota umwe. Mbere na mbere ndashimira Imana yabanye natwe, ibana n'umutware wanjye ntaraza hano. Ndashimira Imana ko yadukoreye ubukwe bwiza. Nanjye nasabaga Imana nti nubwo nkiri mutoya ariko nzabona umugabo ukorera Imana, umugabo ukunda Imana. Imana yarabikoze, ubukwe bwiza irabikora, irabirangiza. Ndashimira Imana ko byagenze neza. Kandi ndashimira Imana ko namwe mwadushyigikiye, mwatweretse ko turi kumwe. Ndabashimiye, Imana imugisha. Nk'uko babivuze, madame Etienne nawe naramuke, nawe twari kumwe. Ntabwo wenda yabyibukaga, naze nta kibazo. Dushimye Imana ko babivuze Theo, niko byagenze. Hari abantu benshi cyane Imana yasohoreje amasezerano yo kwakirirwa muri hoteli. Mbere yo kwinjira barabanzaga bakamupima bakareba ko nta bintu byinjira. Murabizi ko muri hoteli nta gupfa kwinjira no kubanza akagusaka, niko byari bimeze. Twiyakiriye mu cyumba cyo hejuru, turashima Imana ko Imana yasohoreje abanyamasengesho bari bahari amasezerano. Tubane duhereze Imana icyubahiro. Amen. Yewe ndagira ngo turambure amaboko dushime Imana. Bwa Theo Imana yakoze ibintu n'ibitangaza. Bwarimo abapasitori, bwarimo abahanuzi, bwarimo abahanzi benshi n'abashumba benshi. Bwari bugizwe n'ibyo kurya byinshi. Yewe natangiranye nabo turi kumwe tubireba byinshi birengeje. Rero abantu bari bandi inyuma, natangajwe n'ukuntu bagiye babicyura n'ukuri. Gusa Imana ishimwe. Imana irinda ijambo ryayo. Haleluya. Ikaririnda, Haleluya for Christ. Yes. Haleluya. Nanjye ndanezerewe kuko nari mpari n'abaje twajyanye. Rero ntabwo yaranze. Turashimira Imana, twabonye Imana, tubona ukuboko kwayo, tubona ukuntu ikora. Imana turi icyubahiro. Imana ibaha umugisha, kandi mu by'ukuri igasave ndabashimira kuko mwambereye inshuti nziza, mumbera ababyeyi, mumbera abavandimwe. Muransengera, ibintu bigenda neza nk'uko Imana yabigambiriye. Uko Imana yabigambiriye niko yagize gute yabisoje. Niko Imana yabisoje. Umunsi wa kane ubukwe buri ku wa gatandatu nagiye ahantu gusenga, ndiherera mbwira Yesu nti hari ibintu byinshi bimwe na bimwe bitari kuboneka. Ndavuga nti ariko ntabwo ari byo nje kugusaba. Ndavuga nti ikintu nje kugusaba ni kimwe, ni ntabwo mu bukwe bwanjye ntihazagira umuntu utaha avuga ko yabonye Theo, avuga ko hari abantu runaka, avuga iki. Ahubwo buri muntu wese azahava avuga ngo nabonye Yesu mu bukwe bwa Theo. N'ayo magambo namubwiye twiherereye,
kandi koko yarabikoze, akora ibirenze ibyo tugira gute dusaba. Akora ubukwe nta stress, akora ubukwe ndi imbere y'Uwiteka. Nta muntu nigeze mpamagara ngo mubwire nti ndabona ibintu byanze ntibyancanze. Nta muntu nigeze nsaba, ubukwe bwanjye bwarinze burangira, nta muntu mpamagaye ngo mubwire nti nyaboneka warebye ukuntu bigenze. Imana yarabikoraga guhera bigitangira kugera ibisoje. Dore nguyu Daniyeli niwe wanshakiye vewiti twagiye amavewiti reka twisomere ijambo ry'Imana. Daniyeli Imana imuha umugisha kandi ni ukuri yarwaniye ishaka buriya kuriya mu mureba, aravuga ati ugomba kugenda ku modoka nziza nk'umukozi w'Imana. Reka dusome ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Luka. Turasoma igice cya 7 hanyuma dusome umurongo wa 11. Ngiye kuvuga iminota mike cyane ishoboka, mike cyane ishoboka itarenze 15, hanyuma niturangiza dusenge Imana. Luka igice cya 7 umurongo wa 11, mwahageze dusome. Haravuze ngo bukeye ajya mu mudugudu witwa Nayini, abigishwa be n'abantu benshi bajyana nawe. Ageze hafi y'irembo ry'umudugudu ahura n'abikoreye ikiriba. Uwari wapfuye yari umwana w'ikinege kandi nyina yari umupfakazi. Abantu benshi bo muri uwo mudugudu bari bamuherekeje. Umwami Yesu amubonye amugirira imbabazi, aramubwira ati wirira. Umwami Yesu amubonye amugirira imbabazi, aramubwira ati wigira gute? Yegera ikiriba agikoraho, abakikoreye barahagarara. Ati muhungu ndagutegetse byuka. Uwari upfuye arabaduka atangira kuvuga. Yesu amusubiza nyina. Bose baterwa n'ubwoba bahimbaza Imana bati umuhanuzi ukomeye abonetse muri twe, kandi bati Imana igendereye ubwoko bwayo. Iyo nkuru y'ibyo yakoze yamamara i Yudaya hose no mu gihugu cyose gihereranye naho. Yesu aduhana umugisha. Hanyuma tumaze icyumweru turahanga tuganira ijambo ry'Imana. Hanyuma mbibutse intego y'ijambo ry'Imana twaganiragaho. Twahereye mu rwandiko Pawulo yandikiye Abatesalonike mu rwandiko rwa mbere guhera mu gice cyaho cya 4, aho Pawulo yababwiye ngo sinshaka ko mumera nk'abandi badafite ibyiringiro, sinshaka ko mubabara nk'abandi badafite ibyiringiro, badafite icyizere. Arababwira ngo kuko umwami ubwe azaza, hanyuma avuga ijwi rirenga n'iry'amarayika ukomeye n'iry'impanda y'Imana. Aravuga ngo nuko abapfiriye muri Yesu nibo bazabanza kugira gute? Kuzuka. Aravuga ngo nuko natwe abazaba bakiriho tuzahera ko duhindurwe dusanganira umwami mu kirere. Aravuga ngo tuzabana n'umwami. Ageze ku murongo wa 18 aravuga ngo nuko rero nimumaranisha imibabaro kubwira niki ayo magambo. Ayahe magambo? Ko tuzabana n'umwami. Umwami Yesu azagira gute? Azaza akavuga ijwi rigize gute? Rirenge. Abapfiriye muri we bakagira gute? Yemwe bakazuka. Mbibutse yuko iki nicyo gihe bita ngo ni igihe cy'umuzuko wa mbere. Kwazabaho umuzuko wa mbere, hanyuma habeho nyuma undi muzuko wa kabiri. Uyu muzuko wa mbere rero Bibiliya iravuga ngo hahirwa umuntu ufite umugabane muri uyu muzuko wa mbere. Kuko uyu muzuko wa mbere uzazukamo abantu bapfiriye muri Kristo. Aleluya. Ibyo birasobanuye ngo abantu bapfuye batizera Yesu bagapfa badapfiriye muri Kristo. Yohana yandika mu Byahishuwe yaravuze ngo hahirwa bapfa bapfiriye mu mwami. Umwuka nawe ngo ahita ashyigikira ibyo bintu, bakavuga ngo nibaruhuke imiruho yabo n'imihati, kuko imirimo yabo ijyanye n'abigize gute? Yemwe bakurikiye. Sifa kwa Mungu. Ntabwo ari ukubaherekeza gusa, kuko umuntu ashobora kuguherekeza akagaruka. Iyo umuntu aguherekeje agira gute? Aragaruka. Ariko ugukurikiye murajyana. Izajyana n'abigize gute? Yemwe bakurikiye bajyane bageraneyo. Aleluya. Ariko mumenye ko umwami azaza. Abatesalonike bari bafite ikibazo, bari barabwiwe ubutumwa bwiza, ariko uko bwije n'uko bukeye bakabona n'abizera muri bo nabo barimo baratabaruka, bari kuva mu mubiri. Bagira ikibazo cy'uko bishobora kuba birangirira aho ngaho. Umuntu ashobora kuba ari
bizera yaba apfuye bikagira gute bikarangira. Pawulo arababwira ngo sinshaka ko mubabara nka ba bandi badafite ibyiringiro, mwebwe mugomba kugira iki yemwe ibyiringiro. Arababwira ngo ni ukuri umwami twizeye azaza, kandi naza azavuga ijwi rigize gute yemwe rirenga n'iry'amarayika ukomeye n'iry'Imana y'ikiyima. Abapfiriye muri Yesu bagire gute bazuke. Arababwira ngo mugomba kubana ibyiringiro, kuko abapfuye bizera bazagira gute yemwe bazazuka. Aravuga ngo natwe abazaba bakiriho nimuhumure, naza tuzagira gute yemwe tuzahindurwa dusanganira umwami mu kirere. Aravuga ngo nuko rero tuzabana n'umwami iteka ryose. Iteka ryose rero nimujya muterana, nimujya musenga, narababwiye ngo ngiki kimara imibabaro y'abizera. Ntabwo tuyimarwa n'umufuka w'umuceri n'akawunga, kuko ushobora kugira umufuka w'umuceri n'akawunga mu rugo ukifuza agatoki, ukifuza agafiriti, ukifuza inyama. Kwifuza ntabwo kujya kugira gute bikujya kubura hano mu isi. Nta na rimwe hano muzigera mubona umuntu afite ibyuzuye. Iby'isi iteka buri uko umuntu arushaho kubishaka niko arushaho kugira inzara n'inyota yabyo. Bivuze ngo ntabwo iby'isi ntibajya babihaga. Nta gihe na kimwe uzigera ubona umuntu afite ibikwiriye byuzuye ngo avuga ati noneho ndumva bigize gute bihagije. Murebe abitwa ngo ni abakire ba mbere ku isi, nibo bakora cyane, nibo bataryama, nibo badasinzira. Kurya wewe wirira akavange kawe ugasinzira ukabona neza. Abandi mu mwanya wo gusinzira ntibagize gute, abenshi ntibawubona, abenshi ntibawubona. Ahubwo ni guha akavange jya urambura ibiganza uvuga ndagushimiye Yesu. Muvuga ngo amen, muvuga ngo amen. Muri Libyo 361 yaravuze ngo iby'isi ngo ni nk'umurama ugize gute utumuka. Aravuga ngo nibishira, aravuga ngo ariko ibya Yesu biramaza. Aravuga ngo ni Yesu ugize gute umpagije. Ntabwo ariko kubitunga ari bibi, si uko kubigira ari bibi, ariko ntabwo bigomba kudusinziriza ngo bitwibagize ko tutarabina ahangaha. Aleluya! Twebwe ntabwo turabina ahangaha. Inaha tuhanyura tugenda, inaha ni inzira tunyuramo. Sifa kwa Mungu. Tumeze nk'abari mu isoko muramumaro, yego tugenda turaramye kandi tugenda tureba iyo tujya. Ko biri bose tugenda twebwe tureba iyo tujya, kandi niyo duhahiye inahangaha twe tugura ukuri. Muvuga ngo amen. Ibitari ukuri ntitugira gute yemwe ntitubigura. Nta nubwo dusa na bino, ntitwambara nka bino, ntitugenda nka bino, ntituvuga nka bino, ntidukora nka bino, ntabwo tubayeho nka bino. Sifa kwa Mungu. Twebwe imbere dufite ukundi kuntu tugize gute yemwe tumeze tubayeho. Haleluya! Pawulo yaravuze ngo nubwo tugenda twambaye umubiri w'umuntu ngo ariko ntabwo intwaro zacu zimeze nk'iz'abantu. Aravuga ngo ahubwo imbere y'Imana zigira imbaraga. Rero nubwo tugenda twambaye umubiri w'abantu, kumutubona mukaba tugenda twambaye umubiri w'abantu, ariko imbere yacu ntabwo turi abantu gusa, turi nashobora kugusitaraho ntamenye kuri nka mine yigenze imbere. Ntabwo uzi imbere ukuntu tumeze. Muvuga ngo amen. Pawulo yaravuze ngo nubwo umuntu wacu w'inyuma asaza, ngo ariko umuntu w'imbere arushaho kugenda ahindurwa agenda bamushya. Sifa kwa Mungu. Agenda agira guteye abamushya. Imbere turi ibitangaza. Imbere murabona monita kuri ayibere hano, muriya muri kubona imyaka irimo igenda yihuta, ariko imbere buriya wibeshye washwanyuka. Imbere turi abantu badasanzwe. Sifa kwa Mungu, sifa kwa Mungu. Kandi uko mutubona tubana ikintu bita ibyiringiro. Niba hari ikintu twibitse ni ikintu bita ibyiringiro. Hahandi n'ubwoba nta kawunga wariye, ariko ibyiringiro biba ari furu bimeze gutya. Sifa kwa Mungu. Tuba tumeze neza, twishimye, tunezerewe, duseka, duhimbaza Imana, tubyina mutinya akadiho ahangaha. Kandi hano hirya mu ngo byagize gute byanze. Urakina n'ibi bintu bituma ujya mu mwuka ukaguruka ukabyina waraye utariye. Ibi bintu birakora. Haleluya! Haleluya! ibintu tubana nabyo
imbere ukuntu tumeze. Hari umuntu akubona akagira ngo umuntu waho ngaho usa. Ubona ko twirwa tunyura hano dukata hano mu gaciro tumanuka tugira gute abandi bakatira na za Nyabugogo n'iki. Umuntu akunyuraho akabona uri mugenzi we. Akagira ngo umuntu ugeze gute usanze. Kubera ko abona muhuje inyama n'iki n'amaraso. Ariko haleluya! Demoni wa azimilifo ntabwo turi abantu basanzwe. Yohana yaranditse mu gice cya mbere aravuga ngo icyakora bamwemeye bose bakagira gute bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Ubu muri twe tugenda mu bushobozi bwo kuba turi abana b'Imana. Ntabwo twe tuvuka inahangaha. Njye mbwira abantu ntabwo njye uri inahangaha mbona nigendera ariko ntabwo uri umuturage w'inahangaha. Hano mpari muri misiyo, hari misiyo yanzanye yo kubwiriza abantu ubutumwa no gukangura bene data basinziriye inaha kugira ngo bakanguke dukomeze tugende. Naje rero nje muri misiyo ngewe mvuga ngo amen. Mvuga ngo amen. Uburyo Bibiliya ivuga ngo bo ntibabyawe n'inyama n'amaraso ahubwo babyawe n'ikirere n'Imana. Umva ko tugenda turi urubyaro rw'Imana. Kandi biravuga ngo ikibyawe n'umubiri nacyo n'umubiri, ikibyawe n'umwuka nacyo n'iki nacyo n'umwuka. Ikibyawe n'inkoko aba ari inkoko, ikibyawe n'inka aba ari inka, ikibyawe n'ihene aba ari ihene, ikibyawe n'umuntu aba ari umuntu, n'ikibyawe n'Imana nacyo aba ari Imana. Nibyo. Haleluya! Umunsi wa kabiri twaganira ijambo riri muri Yohana igice cya 10. Yesu yongeye ngo umwungeri wazo nkaba n'irembo ryazo. Aravuga ati kandi njyewe mpfira n'intama zanjye, nakwemera nkanapfa kubera zo. Aravuga ngo ntanga ubugingo bwanjye kugira ngo zibubone. Sifa kwa Mungu. Aravuga ko abandi babanjirije barabajwe n'amabandi n'abanyazi. Kuko niyo babonaga isegarije bagiraga gute basigaga intama. Icya gatatu aravuga ngo ndazizi. Icya kane aravuga ngo nazo zigize gute ziranze turazira. Gatanu aravuga ngo iyo zivuze ngira gute yemwe ndazumva numva ijwi ryazo. Gatandatu aravuga ngo kandi nanjye iyo mvuze zigira gute zirayumva. Aravuga ngo ntabwo zishobora kumva amajwi y'abandi ngo zibakurikire. Ntabwo tutirirwa twiruka inyuma y'abantu. Impamvu tutirirwa twiruka inyuma y'abantu ni uko hari ijwi twumvisha. Mwikirize ngo amen. Twagize gute? Iryo ni ryo dukurikira, iryo ni ryo twumvira, iryo ni ryo tugendana, iryo ni ryo tubana naryo. Ibyandi majwi ntabwo tugize gute yemwe ntitubyitaye. Ibintu by'amajwi y'inaha narabwiye ngo hari amajwi menshi n'ibivuga by'inaha, ariko hari ibintu tutirirwa twiruka inyuma. Iyo wumvishijwe sifa kwa Mungu. Hari ijwi wumva ukarikurikira ukavuga uti andi yose nyakazi. Umunsi wa gatatu twasomye ijambo muri Luka igice cya 24. Yesu amaze kuzuka hanyuma ahura n'abigishwa babiri bari mu nzira ijya hehe Emawusi. Bagendana nabo bafite kwiganyira bavuga bati byabereye n'ahangaha agahoma mu wabo ati se nibica ati ni we mushyitsi n'ahangaha utazi ibyabaye. Tuzi iby'umugabo witwa Yesu waje ahangaha twe tuzi ko ari umukiza n'umucunguzi wacu, nyuma bene wacu bakamugambanira bakamwica. Uyu ni umunsi wa gatatu byararangiye. Kuvuga atari ikintu cyadutangaje nuko twumvishe bamwe mu bagore bagiye kumva ye barangije basanga umurambo nta ugize gute nta uri. Ntabwo atariko mwaba bapfu kugeza aho ngaho. Umunsi ko yababwiye yuko umunsi wa gatatu azaza. Kuki ibyo bintu mpamvu utabyibuka ko ngo bumva ari kubaganiriza amagambo meza agiye kunyura ku kirorero baravuga bati wahanyuze byibuze tugatindana gato, kuko bumvaga ijwi rye ngo bakumva umunezero, bakumva ibintu ari kubabwira biraryoshye. Batindana nabo biravuga ngo amanyura umutsima, atangiye kumanyura umutsima bahaye ngo bahita bahumurika bamenya ko ari we bari kumwe. Sifa kwa Mungu. Bagize gute bari kumwe. Hanyuma ngo arangije ahita aburira imbere yabo ngo baravuga ngo yo nguzi kubwo yari ari kumwe natwe twumvaga imitima yacu ikeye tukayoberwa ibyo ari byo. Yavuganaga natwe imitima yacu gake, yagendanaga natwe imitima yacu gake. Kumbe icyatumaga imitima yacu ica ni uko ari we wari uri kumwe natwe.
kane twaganira ijambo twasomye muri Luka igice cya 4:35 Yesu abwira abigishwa be ngo twambuke tujye hakurya. Nababwiye ko yari yavuze, kandi yavuze abagize gute? Abavuze, kuko iyo yavuze ijambo rye rigira imbaraga. Niba hari ikigira imbaraga ni ijambo rye. Niryo yaremesheje isi, niryo yaremesheje ijuru, niryo yaremesheje inyanja, niryo ryaremye ibintu bingahe byose. Iyo yavuze rero abazi icyo agize gute? Avuze. Nababwiye ngo mujye mubana n'ijwi ry'umwami rivugana namwe, mudategereje ko babahanurira babwira ngo mva uko igize gute ivuganye namwe. Namwe ubwanyu iryo jwi mujye mubana rihinduka ubuzima muri mwebwe. Amen. Bageze mu nyanja imiyaga irazimira, biraza bikubita ubwato bugenda kubuhanga bwikubite nk'igiri. Abigishwa barasakuza kuko bari bibagiwe bari kumwe nawe, ariko ngo bagero baramukangura. Bamukanguye ngo arababwira ngo nta kwizera kumbe mufite, guhagarika inyanja acyaha n'umuraba byose bigira gute? Biratuza. Narababwiye ngo iyo nyanja yitwa Galilaya yahagaritse agaturisha umuraba w'umuriro. Na n'uyu munsi wa none abahanga bavuga ko ngo itakizamo ibintu by'imiyaga n'imiraba kubera ijambo yagize gute? Kuva yayiturisha yahise ituza, iraceceka guhinduka nk'ikigoryi, kimera nk'ikigorogoro. Baravuga bati uyu ni muntu ki? Uburyo n'inyanja n'amazi n'imiyaga n'umuyaga nabyo bigize gute? Biramubona ko atari umuntu wari kumwe nawe, ahubwo ari Imana babana mu buzima bwabo. Sifa kwa Mungu, sifa kwa Mungu. Iyo nyanja ngo yaratuje iraceceka, ituriza rimwe na rimwe. Iyo Yesu abicecekesheje bigira gute? Iracecekesha. Ukwiye kugendana ijwi ry'umwami kuko niryo ryacecekesha andi majwi. Aleluya. Amen. Aleluya. Ku munsi wa gatanu ejo twaganiriye muri Yohana igice cya kangahe? Cya 3. Abigishwa ba Yohana babona agenda batiza, baravuga bati dorere. Abwira Yohana bati wa ndo batije nawe yabihangishijeho, arimo aragenda agira gute? Abatiza. Yohana arabwira ati mwitonde, nababwiye ko atari nge Kristo, babwira ko ahari kandi ari inyuma yanjye, babwira ko ndusha ubushobozi bitanamwe ko mfungura udushumi tw'iki tw'inkweto ze. Arabwira ati rero uwo umugeni asanga niwe mukwe. Niba abantu bari kumusanga bigaragara ko ariwe muki mukwe. Aravuga ati nanjye rero nk'umuranga iyo numvishe ijwi ry'umukwe n'umugeni bari kumwe, aravuga ati nanjye ibyishimo byanjye n'ibyo ngibyo. Sifa kwa Mungu. Dukwiriye kubaho ubuzima twumva ijwi ry'Umwana, kuko naza azavuga mu ijwi rigize gute? Kandi abazaryumva ni abasanzwe baryumva, sibyo? Udasanzwe aryumva uwahita akuraho amenye ngo nanaza ntazamenya, ariko usanzwe aryumva niwe uzagira gute? Uzaryumva. Kandi ijwi hano ribera igitangaza, no mu rupfu muramabukana. Muvuge ngo amen, muvuge ngo amen. Twasomye ijambo ry'Imana hano muri Luka igice cya 4. Bageze mu mudugudu witwa Nayini. Ndashaje. Ageze mu mudugudu witwa Nayini, biravuga ngo ahura n'abikoreye iki uwari wapfuye yari umwana w'umuhungu. Hanyuma rero uwari wapfushije ngo yari umupfakazi wo muri uwo mudugudu, kandi ngo ako kana niko yagiraga konyine ari ikinege. Hanyuma Yesu wahanyuze abona uyu mugore agize gute? Ararabaye, abona afite umubabaro. Bibiliya iravuga ngo nuko Yesu amubwira ijambo rikomeye. Sifa kwa Mungu. Yaramubwiye ngo wirira. Uyu mugore yari umupfakazi, yari afite akana kamwe, none akana kagize gute? Bagiye gushingura. Abantu barimo baragenda barira, abo bajyanye bose uretse kurira gusa no kumufasha kubabara, nta kindi bari kugira gute? Bari bumusayide. Yesu ahageze arebye umubabaro we n'agahinda n'intimba, sifa kwa Mungu, yitegereje amarira ye. Haleluya. Amubwira sifa kwa Mungu. Tumeze nk'abari mu isoko muramumaro, yego tugenda turaramye kandi tugenda tureba iyo tujya. Ko biri bose Tugenda twebwe tureba iyo tujya, kandi niyo duhahiye n'ahangaha twe tugura ukuri. Muvuga ngo amen. Ibitari ukuri ntitugira gute? Yemwe ntitubigura. Nta nubwo dusa na bino, ntitwambara nka bino, ntitugenda nka bino, ntituvuga nka bino, ntidukora nka bino, ntabwo tubayeho nka bino. Sifa kwa Mungu. Twebwe imbere dufite ukundi kuntu tugize gute? Yemwe tumeze tubayeho. Haleluya. Pawulo yaravuze ngo nubwo tugenda twambaye umubiri
z'abantu, aravuga ngo ahubwo imbere y'Imana zigira imbaraga. Rero nubwo tugenda twambaye umubiri w'abantu, tubona mukaba tugenda twambaye umubiri w'abantu, ariko imbere yacu ntabwo turi abantu gusa, turi nashobora kugusitaraho ntamenye kuri nka mine yigenza imbere, ntabwo uzi imbere ukuntu tumeze. muvuga ngo amen. Ntabwo yaravuze ngo nubwo umuntu wacu w'inyuma asaza, ngo ariko umuntu w'imbere arushaho kugenda ahindurwa, agenda bamusha. Sifa kwa Mungu, agenda agira gutera abamusha. Imbere turi ibitangaza. Imbere murabona umuntu itakura yibere hano, buriya muri kubona imyaka irimo igenda yihuta, ariko imbere buriya wibeshe washwanyuka. Imbere turi abantu badasanzwe. Sifa kwa Mungu, sifa kwa Mungu. Kandi ukuntu tubona tubana ikintu bita ibyiringiro. Niba hari ikintu twibitse ni ikintu bita ibyiringiro. Hahandi nubwo waba nta kawunga wariye, ariko ibyiringiro biba ari furu bimeze gutya. Sifa kwa Mungu. Tuba tumeze neza, twishimye, tunezerewe, duseka, duhimbaza Imana, tubyina mu kinyakadiho ahangaha. Kandi hano hirya mu ngo byagize gute? Urakina n'ibi bintu bituma ujya ku mwuka ukaguruka ukabyina waraye utariye. Ibi bintu birakora. Haleluya, haleluya. Ibintu tubana nabyo imbere ukuntu tumeze. Hari umuntu akubona akagira ngo umuntu waho ngaho usa. Ubona ko twirwa tunyura hano dukata hano mu gaciro tumanuka tugira gute, abandi bakatira na za Nyabugogo n'iki. Umuntu akunyuraho akabona uri mugenzi we, akagira ngo umuntu ugeze gute usanze, kubera ko abona muhuje inyama n'iki n'amaraso. Ariko haleluya, demoni wa asimilifo, ntabwo turi abantu basanzwe. Yohana yaranditse mu gice cya mbere, aravuga ngo icyakora bamwemeye bose bakagira gute, bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Ubu muri twe tugenda mu bushobozi bwo kuba turi abana b'Imana. Ntabwo twe tuvuka inahangaha. Njye mbwira abantu ntabwo njye uri inahangaha, mbona nigendera, ariko ntabwo ndi umuturage w'inahangaha. Hano hari muri misiyo, hari misiyo yanzanye yo kubwiriza abantu ubutumwa no gukangura bene data basinziriye inaha kugira ngo bakanguke dukomeze tugende. Naje rero nje muri misiyo ngewe muvuga ngo amen, muvuga ngo amen. Uburyo Bibiliya ivuga ngo bo ntibabyawe n'inyama n'amaraso, ahubwo babyawe n'ikirere n'Imana. Muvuga ngo tugenda turi urubyaro rw'Imana. Kandi biravuga ngo ikibyawe n'umubiri nacyo n'umubiri, ikibyawe n'umwuka nacyo n'iki nacyo n'umwuka. Ikibyawe n'inkoko aba ari inkoko, ikibyawe n'inka aba ari inka, ikibyawe n'ihene aba ari ihene, ikibyawe n'umuntu aba ari umuntu, n'ikibyawe n'Imana nacyo aba ari Imana. Nibyo. Haleluya. Umunsi wa kabiri twaganira ijambo riri muri Yohana igice cya 10. Yesu yongeye ngo umwungeri wazo nkaba n'irembo ryazo. Aravuga ati kandi njyewe mpfira n'intama zanjye, nakwemera nkanapfa kubera zo. Aravuga ngo ntanga ubugingo bwanjye kugira ngo zibubone. Sifa kwa Mungu. Abatariko abandi babanjirije barabajwe n'amabandi n'abanyazi, kuko niyo babonaga isegarije bagiraga gute, basigaga intama. Icya gatatu aravuga ngo ndazizi. Icya kane aravuga ngo nazo zigize gute, ziranze turaziranye. Gatanu aravuga ngo iyo zivuze ngira gute yemwe ndazumva, numva ijwi ryazo. Gatandatu aravuga ngo kandi nanjye iyo mvuze zigira gute, ziranyumva. Aravuga ngo ntabwo zishobora kumva amajwi y'abandi ngo zibakurikire. Ntabwo tutirirwa twiruka inyuma y'abantu. Impamvu tutirirwa twiruka inyuma y'abantu ni uko hari ijwi twumvisha. Mwikirize ngo amen. Twagize gute? Iryo ni ryo dukurikira, iryo ni ryo twumvira, iryo ni ryo tugendana, iryo ni ryo tubana naryo. Ibyandi majwi ntabwo tugize gute yemwe, ntitubyitayeho. Ibintu by'amajwi y'inaha, narabwiye ngo hari amajwi menshi n'ibivuga by'inaha.
ijwi. Sifa kwa Mungu. Ijwi wumva ukarikurikira ukavuga uti andi yose nyakazi. Umunsi wa gatatu twasomye ijambo muri Luka igice cya 24. Yesu amaze kuzuka, hanyuma ahura n'abigishwa babiri bari mu nzira ijya hehe? Emawusi. Bagendana nabo bafite kwiganyira bavuga bati byabereye n'ahangaha agahunga wabo ati se nibica ati ni we mushyitsi n'ahangaha utazi ibyabaye, uzi by'umugabo witwa Yesu waje ahangaha twe tuzi ko ari umukiza n'umucunguzi wacu, nyuma bene wacu bakamugambanira bakamwica. Uyu ni umunsi wa gatatu byararangiye. Avuga ati ikintu cyadutangaje ni uko twumvishe bamwe mu bagore bagiye kumva ye barangije basanga umurambo nta ugize gute nta uri. Avuga ati ariko mwaba bapfu kugeza aho ngaho umunsi ko yababwiye yuko umunsi wa gatatu azaza, kuki ibyo bintu mwaba mutabyibuka ko? Ngo bumva ari kubaganiriza amagambo meza agiye kunyura ku kirorero, baravuga bati wahanyuze byibuze tugatindana gato, kuko bumvaga ijwi rye ngo bakumva umunezero, bakumva ibintu ari kubabwira biraryoshye. Batindana nabo biravuga ngo amanyura umutsima, atangiye kumanyura umutsima bahaye ngo bahita bahumurika bamenya ko ari we bari kumwe. Sifa kwa Mungu. Bagize gute bari kumwe. Hanyuma ngo arangije ahita aburira imbere yabo ngo baravuga ngo yo muzi kubwo yari ari kumwe natwe twumvaga imitima yacu iceye tukayoberwa ibyo ari byo. Yavuganaga natwe imitima yacu gake, yagendanaga natwe imitima yacu gake. Kumbe icyatumaga imitima yacu ica ni uko ari we wari uri kumwe natwe. Ku munsi wa kane twaganira ijambo twasomye muri Luka igice cya 4:35. Yesu abwira abigishwa be ngo twambuke tujye hakurya. Nababwiye ko yari yavuze, kandi yavuze abagize gute? Abavuze, kuko iyo yavuze ijambo rye rigira imbaraga. Niba hari ikigira imbaraga ni ijambo rye. Niryo yaremesheje isi, niryo yaremesheje ijuru, niryo yaremesheje inyanja, niryo ryaremye ibintu bingahe byose. Iyo yavuze rero abazi icyo agize gute avuze. Nirabwiye ngo mujye mubana n'ijwi ry'umwami rivugana nawe, mudategereje ko babahanurira babwira ngo mvuka igize gute rivuganye nawe. Namwe ubwanyu iryo jwi mujye mubana rihinduka ubuzima muri mwebwe. Amen. Bageze mu nyanja imiyaga irazimira biraza bikubita ubwato ngo bugenda kubuha ngo bwikubite nk'igiri. Abigishwa barasakuza kuko bari bibagiwe bari kumwe nawe, ariko ngo bagera baramukangura. Bamukanguye ngo arababwira ngo nta kwizera kumbe mufite, guhagarika inyanja acyaha n'umuraba byose bigira gute biratuza. Narababwiye ngo iyo nyanja yitwa Galilaya yahagaritse agaturisha umuraba w'umuriro. Na n'uyu munsi wa none abahanga bavuga ko ngo itakizamo ibintu by'imiyaga n'imiraba kubera ijambo yagize gute. Kuva yayiturisha yahise ituza, iraceceka guhinduka nk'ikigori kimera nk'ikigorogoro. Baravuga bati uyu ni muntu ki uburyo n'inyanja n'amazi n'imiyaga n'umuyaga nabyo bigize gute biramubona ko atari umuntu bari kumwe nawe, ahubwo ari Imana babana mu buzima bwabo. Sifa kwa Mungu. Sifa kwa Mungu. Iyo nyanja ngo yaratuje iraceceka ituriza rimwe na rimwe. Iyo Yesu abicecekesheje bigira gute iracecekesha. Ukwiye kugendana ijwi ry'umwami kuko niryo ryacecekesha andi majwi. Aleluya. Amen. Aleluya. Amen. Umunsi wa gatanu ejo twaganiriye muri Yohana igice cya kangahe cya 3. Abigishwa ba Yohana babona agenda batiza baravuga bati dorere. Abwira Yohana bati wowe ndo batije nawe yabihangishijeho. Arimo aragenda agira gute abatiza. Yohana arabwira ati mwitonde, nababwiye ko atari nge Kristo, babwira ko ahari kandi ari inyuma yanjye, babwira ko ndusha ubushobozi bitanamwe kumfungura udushumi tw'iki tw'inkweto ze. Arabwira ati rero uwo umugeni asanga niwe mukwe. Niba abantu bari kumusanga bigaragara ko ari we muki mukwe. Aravuga ati nanjye rero nk'umuranga iyo numvishe ijwi ry'umukwe n'umugeni bari kumwe, aravuga ati nanjye ibyishimo byanjye n'ibyo ngibyo. Sifa kwa Mungu. Dukwiriye kubaho ubuzima twumva ijwi ry'umwana, kuko naza azavuga mu ijwi rigize gute kandi abazaryumva ni abasanzwe baryumva. Sibyo? Udasanzwe aryumva uwahita akuraho amenye ngo nanaza ntazamenya, ariko usanzwe aryumva niwe uzagira gute uzaryumva. kandi ijwi hano ribera igitangaza no mu rupfu muramanukana. Muvuge ngo amen. Muvuge ngo amen.
twasomye ijambo ry'Imana hano muri Luka igice cya kangahe cya kabiri. Ageze mu mudugudu witwa Nayini, ndashaje. Ageze mu mudugudu witwa Nayini, biravuga ngo ahura n'abikoreye iki uwari wapfuye yari umwana w'umuhungu. Hanyuma rero uwari wapfushije yari umupfakazi wo muri uwo mudugudu, kandi ngo ako kana niko yagiraga konyine ari ikinege. Hanyuma Yesu wahanyuze abona uyu mugore agize gute, arababaye, abona afite umubabaro. Bibiliya iravuga ngo nuko Yesu amubwira ijambo rikomeye, sifa kwa Mungu. Yaramubwiye ngo wirira. Uyu mugore yari umupfakazi, yari afite akana kamwe, none akana kagize gute, bagiye gushingura. Abantu barimo baragenda barira, abo bajyanye bose uretse kurira gusa no kumufasha kubabara, nta kindi bari bugira gute, bari bumusayide. Yesu ahageze arebye umubabaro we n'agahinda n'intimba, sifa kwa Mungu, yitegereje amarira ye, haleluya, amubwirira wigira gute. Iri ni ryo jwi uyu mugore yari akeneye. Ntabwo yari akeneye amajwi y'abarira n'abataka gusa n'abamubwira ngo pole, ahubwo yari akeneye ijwi rimuhoza. Aya arimo kugira gute yemwe, arimo kurira. Ni iri jwi ryonyine yari agize gute, yari akeneye. Riramubwira ngo wigira gute, wirira. Yesu guhagarika abikoreye ikiriba, warangije agikoraho, ahita abwira akana k'agahungu arakabwira ngo haguruka. Reka mbabwire ijambo rikomeye dusenge, ndasoje, muvuge ngo amen. Ijwi rya Yesu no mu rupfu rigira gute, no mu rupfu rigera gute yemwe, no mu rupfu rigerayo, no mu rupfu ijwi rya Yesu riragera. Uyu mwana yumvishe ijwi rya Yesu ari mu rupfu, kubera kumva ijwi ry'umwami gusa, ngo ahita agira gute, arazuka, ngo areguka, arahaguruka, sifa kwa Mungu. Yesu ahita amufata ukuboko, arangije agira gute yemwe, amusubiza nyina. Ndagira ngo mugire hejuru dusenge, ukwiye kugendana ijwi. Nta zindi mbaraga zibaho zishobora kugura ahantu ho keretse ijwi ryane yemwe ry'umwana. Yesu yabwiye abayuda n'abafarisayo ijambo rikomeye, arababwira ngo igihe kizaza ubwo abapfa bazumva, ubwo abapfa bumva kandi bazumva ijwi ry'umwana w'umuntu. Aravuga ngo kandi abazaryumva bose bazagira gute yemwe, bazava mu bituro bazuke. Reka mbabwire, ibyiringiro dufite, icyizere dufite, ineza dufite, ihumure dufite, ibyishimo dufite, umunezero dufite, imbaraga dufite, icyizere dufite, ni ukubana n'umwana. Ni ukubana n'iki? N'umwana. Hanyuma rero ntibizaba icyo gihe, ahubwo biba none aha ngaha. Hano hari umuntu utarakizwa muri iteraniro, ntambura ikiganza tugufashe gusenga, cyangwa uwagize intege nke akaba ukeneye kongera kumva ijwi ry'umwana. Wumvisha amajwi menshi, umaze n'igihe wumva amajwi, ariko muri ayo majwi yose ukeneye kubona ijwi ryiza y'ayo majwi, ugasigara wumva ijwi ry'umwana, kuko nibyo ryonyine gusa ribaho mu isi no mu ijuru, ritanga ihumure, rigatanga icyizere, rigatanga ibyiringiro za none n'ibyo mu gihe kizagira gute, kizaza. Niba ntawe, reka dufatanye dusenge. Ese iri jwi dukwiye kurigendana? None ko azaza, none ko naza azavuga ijwi, none ko bapfuye ari ryo bazumva, none ko abazaba bakiriho ari ryo bazumva, dukwiye kugendana ijwi ry'iki, ry'umwana. Reka dusenge. Mwami Yesu, byiringiro bikomeye, turagushimira iki gitondo kandi turakunezerewe mwami. Iki cyumweru cyose wabanye natwe kandi ubana natwe uganira n'imitima yacu mwami. Intego waduhaye kuganiraho, guhuguranaho, gusengeramo, ni ukugira ngo tugendane ijwi ryawe, tugende twumva icyo uvugana natwe, bidasabye umuhanuzi, bidasabye uweretswe, bidasabye utubwira ngo nimwumve uko ivugana nawe, ahubwo natwe ubwacu turi muri gahunda zose, turi mu ngo zacu, turi mu mirimo yacu, dukwiye kugendana ijwi ryawe, tukagira ihumure, tukagira icyizere. Haleluya! Kuko ijwi ryawe ribyara imbaraga muri twebwe, izo mbaraga zikadutera kwizera, kuko kwizera kukadutera ibyiringiro, ibyo byiringiro
ibisubiza byinshi. Iyi si irimo urusaku rwinshi, iyi si ubwayo ifite urusaku, ikagira n'ibindi biyuzuyemo by'urusaku. Iyi si yuzuyemo ibisakuza byinshi, iyi si irimo amajwi y'iterabwoba, iyi si irimo amajwi y'abadayimoni, iyi si irimo amajwi ya satani. Iyi si irimo amajwi menshi, irimo amajwi menshi, irimo ibisakuza byinshi, irimo ibibombogoterekana, irimo ibikubita, irimo urusaku. Ariko hagati muri uru rusaku dukeneye kumva ijwi ry'ihumure, dukeneye kumva ijwi rifite imbaraga, dukeneye kumva ijwi ry'umwami, dukeneye kumva ijwi rikomeye, dukeneye kumva ijwi riruta andi majwi, dukeneye kumva ijwi, dukeneye kumva ijwi, dukeneye kumva ijwi. Urakoze kuko ubyumvisha, tubigusabye twizeye mu izina ryawe rikomeye. Amen. Imana ibahe umugisha. Kugendana na Yesu ni banga rihambaye, ni banga rihambaye. Kugendana na Yesu ni banga rihambaye, ni banga rihambaye. Haleluya, 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 haleluya. Yego, Imana ishimwe kandi habwe icyubahiro. Dukwiye kugendana ijwi rya Yesu. Haleluya, tukumva ijwi. Waba uri mu isoko ukaba wumva ijwi, waba ugenda ukumva ijwi, waba uryamye ukumva ijwi, yuko iri jwi tuzamanukana kandi ni naryo rizatuzura, ni naryo tuzumva tukazuka. Bazaba bakiriho bakumva ijwi bakazamuka mu kirere. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe kandi habwe icyubahiro. Tugeze mu mwanya wo gukorera Imana dutanga icya cumi ndetse n'amaturo, ariko ndagira ngo kandi babishyireho n'igiseke. Turakomeza gutanga intwererano ku mugeni wacu. Dufite umusore wacu uri gukora ubukwe uyu munsi, Gemusi. Tumushyigikire, abatarabonye uko bakoresha ni karibu rero dushyigikire umusore wacu. Imana ishimwe. Reka n'ubundi turabana na korali Uwera ririmba indirimbo imwe, na korali Shalom ririmba indirimbo imwe, turangiza dusoza dutaha. Haleluya. Amina. Reka Etienne asenga Imana na korali itambuka ihimbaza Imana. Mana turagushimiye. Amen. Ko wakoreye Yesu kugira ngo atubere ishuri twebwe abari bapfuye Shima Yesu Kristo. turagushimiye kuko watubereye umwungeri mwiza. Iyo uvuze twumva ijwi ry'umwungeri mwiza, kandi n'intama iyo zitatse zikavuga, umwungeri mwiza arazimenya ari we Kristo. Tugushimiye ijambo ryawe twumvishije iki cyumweru cyose, bitubwira yuko dukwiye kugendana ijwi ry'umwami. Ubwo azaza agahagarara mu gicu akamanukana na marayika ukomeye, marayika akavuza Imana, abapfuye muri Kristo bakazuka, bazumva ijwi ry'umwami, n'abazaba bakiriho natwe tuzaryumva, duhereko dusanganire umwami mu kirere. Turagushimiye rero ijambo ryawe twumvishije, buri muntu wese akomeze kurigira irye. Mana, akanya tugiye gukorera dutanga icya cumi n'amaturo, umuntu wese ugiye gukora umugisha, n'utagize icyo abona umugisha, kuko turi mu isi kandi n'ubundi tuzakomeza kubukora mu izina rya Yesu. Turabana n'Imana, ariko uko tuzasa
tuzahindurwa duse nawe, tuzahindurwa duse nawe, bazabasa niko tuzamera, reka ibyishimo kuri urya munsi w'ibirori, tuzahindurwa duse nawe, tuzahindurwa duse nawe, tuzahindurwa duse nawe, bazabasa niko tuzamera, reka ibyishimo kuri urya munsi w'ibirori.
nitinya kandi nimuguma muri ye nanjye nzaguma muri ye nitinya bwoko bwanjye amazina ndayazi kuko ni jyewe wabaremye bwoko bwanjye nitinya kandi nimuguma muri ye nanjye nzaguma muri mwe kuko natsindiye iminyago y'abera yari kuzuye iyo satani yari yaraheranye mu bituro aho ikuzimu niko namwe nabatsindiye nitinya kumwe kuko natsindiye iminyago y'abera yari kuzuye iyo satani yari yaraheranye mu bituro aho ikuzimu niko namwe nabatsindiye nitinya kumwe namwe nitinya bwoko bwanjye amazina ndayazi kuko ni jyewe wabaremye bwoko bwanjye nitinya kandi nimuguma muri ye nanjye nzaguma muri ye nitinya bwoko bwanjye amazina ndayazi kuko ni jyewe wabaremye bwoko bwanjye nitinya kandi nimuguma